Muraho neza nshuti zanjye n'ikaze kandi kare kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo abagore benshi batwite bambwira buri munsi. Abaza bavuze ati kuki numva imbeho idashira, mbese ni ibisanzwe cyangwa ni ikibazo cyo mu maraso. Tuvuga ngo tugiye kubagezaho rero impamvu umugore utwite ahora yumva afite imbeho, ese ni ibisanzwe cyangwa ni indwara. Ibihe byinshi rero umugore utwite yumva afite imbeho idasanzwe, agahora yambaye amakoti cyangwa ibitenge byinshi, kandi abandi bagore bari hafi ye bo bumva bashyushye. Umunsi rero ndagusobanurira impamvu zigera kuri 7 nyamukuru ibi bikubaho, ugahorana wumva ufite imbeho kandi uri umugore utwite. Ni igihe ki bikwiye kugutera ikibazo ku buryo wajya no kwa muganga. Ibi byose ndabibagezaho muri ino video. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndagukangurira gukanda subscription kuri YouTube channel yacu nimba utarabikora, ariko ni n'umwanya wo gusangiza iyi video abandi kuko ubumenyi bose barabukenera. Video kugeza irangiye kugira ngo wumve ubone ubumenyi bwose. Icyambere ni impinduka z'imisemburo gishobora gutuma umugore utwite ahora yumva afite imbeho. Iyo umugore atwite umubiri we uva mu mibereho isanzwe ugatangira gutunganya umwana uri mu nda cyangwa kwita ku mwana uri mu nda. Imisemburo nka progesterone iriyongera cyane. Iyi misemburo ituma imitsi yagutse, ibyo twita vasodilation, bikagabanya uburyo amaraso ashyushya umubiri. Ni nkaho ubushyuhe bwasohokaga cyangwa se ubushyuhe busohoka byoroshye. Ibi rero bituma umugore yumva imbeho nubwo atari uko nyine yabaye arwaye, ahubwo ari ukubera iyo mpinduka y'imisemburo yazamutse. No buryo umubiri wagumanaga ubushyuhe bukagabanyuka kubera iki? Imitsi yabaye vasodilate cyangwa se yagutse cyane, noneho umubiri uratakaza ubushyuhe mu buryo bworoshye. Icyitonderwa rero, imisemburo ntigira ingaruka ku mugore umwe gusa, abandi bashobora kumva bashyushye aho abandi bumva imbeho. Icya kabiri, kugabanuka kw'amaraso n'ubushyuhe. Mu gihe cyo gutwita amaraso menshi y'umubyeyi agenda kuri nyababyeyi cyangwa se placenta kugira ngo umwana abone intungamubiri. Rero bituma amaraso yo mu bice by'umubiri cyane cyane mu ngohe, mu biganza no mu birenge agabanuka. Ibyo rero bizatuma umugore yumva imbeho ikomeye cyangwa ibyo bita furiso, gushishira muri ibyo bice by'umubiri byagabanyutsemo amabere, nko kuba amaraso menshi yagiye mu mugabane w'umwana maze umubyeyi akumva ubukonje. Twabikuye kuri Journal of Obstetrician and Medicine ivuga ko 40% by'abagore batwite bumva persistent cold sensation bitewe na hemodynamic redistribution. Icya gatatu gishobora gutuma rero wumva ukonje kubera utwite ni igabanuka rya fer cyangwa iron mu maraso make. Mu byo utwite akenera amaraso menshi kurusha usanzwe. Iyo rero atabona intungamubiri zihagije nka iron cyangwa se fer, aba afite anemia. Anemia rero ituma oxygen igera mu mubiri ari nkeya, bigatuma ubwonko n'imitsi bifata nk'ahabaye mu bukonje. Ibimenyetso uzagira umutwe uremereye, inyota nyinshi, guhumeka nabi, kurambirwa, imbeho y'uruhu cyane cyane mu biganza n'ibirenge. Icyo wakora rero ni ukurya ibintu bifite feri, inyama zitukura, ibishyimbo, epinari, isombe, imboga z'icyatsi, no kunywa fer supplements nimba muganga yabikwandikiye igihe utwite. Icya kane ni imirire mibi n'imyunyungugu mikeya. Umubyeyi utabona ibiryo bihagije cyangwa se ufite apeti nkeya ashobora kugira hypoglycemia. Hypoglycemia ni isukari nkeya. Ibi bituma umubiri utabasha gukora ubushyuhe buhagije, bigatera imbeho. Ibizabaho cyane rero ni ukunywa icyayi cyinshi cyangwa ikawa, bikabuza feri kwinjira, kutarya kenshi, kwibagirwa kunywa amazi. Umva ko byose nibaza. Ndakubwira ngo kanda subscribe kuri YouTube channel yacu nimba utarabikora kugira ngo izi video zikajye zigucika. Impamvu ya gatanu ni impinduka mu bwonko, thermoregulation center. Vuga ngo buriya buryo umubiri upima cyangwa se uregira ubushyuhe bibera mu bwonko. Iyo rero umubiri w'umuntu ugira centre de régulation thermique mu gice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus. Iyo imisemburo ihindutse, hypothalamus iravanga bigatuma igipimo cy'ubushyuhe kigabanuka. Niyo mpamvu bamwe batwite bumva bashyushye cyane, abandi bakumva bafite imbeho nyinshi cyane. Icya gatandatu cyangwa impamvu ya gatandatu ni umunaniro, stress n'ihinduka ry'imitekerereze. Umubyeyi utwite buriya akunda kugira stress, kumva ananiwe cyangwa se kutaryama bihagije. Ibi bigabanya uko amaraso atembera neza. Umunaniro w'umubiri utuma ubushyuhe bugabanuka. Inama ni ukuruka bihagije, kuryama amasaha 8, kwibuka gukora relaxation cyangwa se guhumeka witonze, deep breathing. Icya karindwi, igihe imbeho iba ikibazo gikomeye se ni icyari. Ni ryari uzajya kwa muganga kubera imbeho igihe utwite?
ukwiye rero nimba umugore utwite ko ufite imbeho ukwiye kugira kwa muganga ako kanya niba imbeho yawe ijyana n'ibi bimenyetso bikurikira ngiye kukubwira. Icya mbere, kuruka cyane utabasha kurya. Nimba ufite imbeho ukaba urimo kuruka cyane utabasha kurya, ni ikimenyetso mpuruza ku mugore utwite ukwiye kwihutira kujya kwa muganga. Icya kabiri, kugira umuriro cyangwa inkorora. Nimba utwite ukaba ufite umuriro, ukaba ufite inkorora, ufite n'imbeho, ihutire kwa muganga. Icya gatatu, nimba utwite ukaba ufite imbeho ariko by'umwihariko ukaba ufite no guhinduka k'uruhu, ugasanga uruhu rwawe rwijimye cyane, nabwo ukwiye kujya kwa muganga. Icya kane, niba utwite ukaba ufite imbeho ariko ukaba ufite n'amaraso make, byerekana n'ibimenyetso, ukabona uruhu rwawe rwabaye umweru cyane, nacyo ni ikibazo. Ikindi, niba utwite ukaba ufite imbeho n'umutima wawe utera cyane cyangwa se utera hejuru, nabyo ni ikibazo. Ikindi, niba utwite ukaba ufite imbeho ugira n'ibinya byinshi, nabyo ni ibibazo, ukwiye kwihutira kujya kwa muganga. Kubera iki? Ibi bishobora kuba byatewe n'icyo bita hypothyroidism, ama infection atandukanye, cyangwa se anemi ikabije cyangwa kubura amaraso bikabije. Inama rusange rero zikwiye gukurikizwa n'umugore utwite ufite imbeho ni ukuryama ahantu hashyushye, kwirinda imbeho cyane, wifubike, ukwiye kunywa amazi ashyushye ndetse ukaba wanayakaraba. Ryama uriye ibiryo bishyushye by'umwihariko kandi bikize kuri feri. Ikindi, wambara imyenda ishyushye ariko idahambaye cyane. Ikindi, ukwiye kugenzura amaraso yawe buri gihembwe, igihe ugiye kwa muganga bakamenya uko amaraso ahagaze. Niba rero umugore utwite kandi wumva imbeho idashira, ntugire ubwoba, mu gihe ntaho uhurira n'indwara. Ni impinduka zisanzwe mu mubiri w'ababyeyi batwite, ariko niba imbeho ikabije ujya kwa muganga. Bye.